Hi beauties! Murakaza neza muri Beauty Room 250. Benshi muri mwebwe rero mwadusabye yuko twakora video tukababwira uburyo wagabanya ibiro. Video y'uno munsi rero tugiye kubabwira ubwo buryo wakoresha. Abantu benshi rero iyo bashaka kugabanya ibiro, abenshi bihutira muri sport. Nyamara sport ntago ariyo ngombwa cyane. Ntago ariyo ngombwa cyane, ahubwo icyangombwa cyane ni ibyo ushyira mu nda ndetse n'imyitwarire yawe. Actually 90% y'ibintu bigufasha kugabanya ibiro. Ntago ari sport ahubwo ni imirire n'imyitwarire yawe. Noneho sport ni rya 10% rero risigaye. So urumva ko nimushaka kugabanya ibiro koko urabanza uhere ku mirire yawe n'imyitwarire yawe. Uno munsi rero tugiye kubabwira uburyo 10 cyangwa ibintu 10 watangira gukora uno munsi ugatangira kugabanya ibiro. Ikintu cyambere waguye gukora kugira ngo utangire ugabanya ibiro uno munsi ni ukugabanya isukari. Nimba muzi isukari harimo ibintu byinshi. Hari isukari ushyira mu cyayi. Nimba wari usanzwe ushyiramo nk'utwiko nka 3 wagombye kugabanya byibuze ugashyiramo nk'akayiko nka kamwe. None nyuma y'ibyo hari isukari ibiri mu binyobwa tunywa tutazi mu by'ukuri ingano y'isukari irimo, kandi nibyo binyobwa biba bifite isukari nyinshi cyane ku buryo unywa gato uziko ngo ni gatoya kandi bikagushyiramo isukari nyinshi mu mubiri ukongera ibiro. Ibyo ni nk'ibihe? Ni fanta, ni izo jus mugura mu macupa. Ibyo binyobwa mwagombye kubigabanya. Nimba ushaka jus wagombye yenda kuyikorera ukagura amafurari fresh ukayakoresha, kuko byo haba harimo nyine isukari naturelle nta isukari biyongereyemo. Like none tugiye ku bintu nk'ibiribwa, hari nk'amagato mwagombye kugabanya amagato murya. Ikindi like nimba ufashe umugati ugasigamo konfitire, ibyo bintu wagombye kubireka nimba ushaka gutakaza ibiro. Nimba uri umugati ntushyiremo konfitire cyangwa se ngo ushyiremo za nutella. Ibindi bintu twagombye kugabanya amashokora, amabombo. Ibyo bintu nimba mu byo ushaka kugabanya ibiro wagombye gufata iya mbere ukabireka. Makonfitire buri haba harimo isukari nyinshi. Ntago tubabwiye ngo mureke kurya ibi bintu burundu, mureke kurya za gato, mureke kunywa fanta burundu mu bicikeho. Ariko bitabujije ko niba ko kuri seriye kuri ibi bintu wabireka burundu. Gusa niba bikugoye ntago tubabwiye ngo mubireke burundu, ahubwo mugabanye quantity muri kurya. Niba unywa isukari nyinshi kenshi ku munsi bigabanye. Niba urya keke cyangwa se ibindi bintu birimo isukari nyinshi kenshi ku munsi cyangwa buri munsi, turashishikariza kubigabanya. Utise kuba iki tubaza kunywa isukari nyinshi kandi isukari iryoha. Nta muntu udakunda isukari mu cyayi cyiwe, niyo ibiha uburyohe. Wagombye kumenya ukuntu bigenda mu mubiri wawe imbere. Nimba uri isukari ukarya isukari nyinshi kurusha iyo umubiri wawe ukeneye gukoresha, ukuntu bigenda bite? Isukari irenga kuri umubiri wawe ukeneye, umubiri wawe uyibika muri forme y'ibinure. Noneho ibyo binure nimba byiyongereye ku mubiri wawe ni hahandi uhita ubyibuha. Rero wagombye kugabanya isukari unywa nimba udashaka kubyibuha. Icya kabiri ni ukureka inzoga cyangwa se kugabanya inzoga. Ntabwo tubabwiye ko kunywa inzoga ari bibi. Kunywa inzoga si bibi. Gusa kunywa inzoga nyinshi cyangwa se kunywa inzoga buri munsi nibyo bibi. Nunywa inzoga nyinshi cyangwa se ukanywa inzoga buri munsi, izo nzoga zizagenda zihagarike processes yuko umubiri wawe ucagagura ibinure cyangwa se ibivuta cyangwa bya bigato n'amafiti washyize mu mubiri. Noneho rero izo nzoga nizihagarika iyo processes yuko umubiri wawe wabicagagura, ikintu kizaba ni iki? Bizaguma nyine mu mubiri wawe, usange inda yawe yabyimbye. Hanyuma nk'uko tumaze kuvuga uko bigenda n'isukari nabwo, iyo umubiri wawuhaye ibintu birenga ibyo ukeneye, ikikuraho ni ukubibika muri forme y'ibinure, bikagenda sasa munsi y'uruhu rwawe bigatuma ubyibuha. So tureke rero kunywa inzoga nyinshi, tureke kunywa inzoga buri munsi. Ikindi kandi kunywa inzoga nyinshi bishobora kuzagutera izindi ndwara, harimo indwara z'umwijima, umutima, mbese indwara nyinshi cyane. Rero tureke kunywa inzoga cyangwa se tugabanye. Ikintu cya gatatu rero wagombye gukora kugira ngo ugabanye ibiro, wagombye kureka kurya amavuta mabi ariyo bita trans fats mu kirimi cy'icyongereza. Aya mavuta rero aba ari muri byo biryo ugura muri frigo bitetse ariko bifunyitse mu makarito. Noneho amakampani akora bino biryo aba yarashyizemo ayo mavuta kubera ko niyo mavuta ahendutse kurusha amavuta meza atagira FMB ku mubiri. Nanone ayashyamo kugira ngo yongere uburyohe bw'ibiryo. Noneho bakanavangamo n'ibindi bintu kugira ngo
ibiryo bizamara igihe kinini cyane mu maduka hanyuma bazagurishe ibicuruzwa byinshi babona amafaranga ariko mu by'ukuri ayo mavuta ni mabi ku mubiri wacu. Actually si ibyo muri frigo gusa, ayo mavuta mabi abarimo no muri za produit ushobora kugura haba harimo ibintu bihiye cyangwa se biri ready ko wahita ubirya ako kanya nk'amasaradine ibintu nk'ibyo. Noneho icyambere ibyo biryo haba harimo ayo mavuta mabi menshi. None nimba nkuko twabibasobanuriye uburyo nimba uhaye umubiri wawe ibintu byinshi kurusha ibyo ukeneye bihita byibika, noneho ayo mavuta nayo arahita yibika ku ruhu rwawe uhite ubyibuha. None ikibi cy'ayo mavuta rero ahabera amabi naha, ayo mavuta barimo cholesterol nyinshi, noneho nyuma y'uko akubyibuhije iyo cholesterol iragenda ikazibya imitsi yawe. None ni ahantu uzagira ibibazo by'imitsi, ukagira ibibazo by'umutima, hypertension, naho bituruka. Rero dukore ku buryo twirinda ibintu byo mu bikarito, ibintu tugura biri ready utazi igihe like babitekeye, ibintu bikaba bimaze nk'imyaka mu iduka. Haba harimo ibintu byinshi byatwangiza ku mubiri. Tugura ibiryo nyine biraho, imboga, ibintu biraho wabasha kwitekera pana nyine biba biri ready. Hari abantu benshi batekereza ko ni iterambere aho tugomba kurya biriya biryo, ariko ntago ari byiza pe. Actually hari abantu bumva ko kuba bagura cyangwa kuba barya ibiryo byo mu nganda bifunyitse mu makopo cyangwa se mu bikarito like wahita urya ako kanya ari ubusirimu, ariko mu by'ukuri ubitekerejeho neza ntago ari ubusirimu, ahubwo no pose ni ubuturage pe. Kubera ko ibyo bintu ni bizakwangiza umubiri, kandi hafi yawe ku isoko hari ibiryo biri fresh, hari ibiryo bakuye mu mirima birimo intungamubiri bitarimo ibintu bikwangiza umubiri. Nibyo wagombye kugenda ukagura ukaza ukabyitekera. So rero niba ubishoboye utangire uno munsi utekeshe amavuta ya olive. Niba utabona amavuta ya olive, hari amavuta ya coconut, hari amavuta ya avoka. Niba muri ayo yose nta namwe wabona, nakugira inama yo gukomeza gukoresha amavuta ufite, ariko ugakoresha amavuta gake gashoboka cyangwa wenda rimwe mu cyumweru. Ushobora no guteka ibiryo byawe byose nta mavuta ukoresheje. Nibyo bya mbere, nibyo bizagufasha mu by'ukuri kugabanya ibyo biro. Ikintu cya kane rero wagombye gukora kugira ngo ugabanye ibiro, wagombye kunyeganyega. Koko hari abantu bakora nko mu biro ukamara amasaha, ukamara nk'umunsi wose wicaye, no kuri kwimana mu biro wicaye uri mu kazi cyangwa kuri computer n'iki. Nyuma y'akazi ndabasabye ujye ufata byibuze nk'iminota nka 30 muri quartier aho ngaho ugendemo, cyese nimba ubibashije, nimba ushaka kubona resultat vuba wirukanke, nimba ufite abana mukine mwirukanke, cyese nimba ufite gym ujye muri gym ubuje umubiri wawe, niho uzabona resultat byihuse. Nibyo kabisa. Hanyuma niba uri nko ku kazi ukamara nk'amasaha 5 cyangwa se 2 yewe wicaye gusa utava ahantu wicaye, nakugira inama yo gufata akaruhuko k'iminota wenda 10 ugahaguruka cyangwa se ukinanura gake, aho kugira ngo ukomeze wicare noneho ibinure bikomeze byishyiremo mu nda, nyine inda ibe nini. Ikintu cya gatanu wagombye gukora kikagufasha kugabanya ibiro, kurya proteine zihagije. Niba proteine ntago mvuze inyama. Hari abantu benshi bumva ko nimba yego mu nyama harimo proteine pe zihagije, ariko hari abantu bumva ko source ya proteine ni inyama nta kindi endpoint. Ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi twakuramo proteine, kandi ni nabyo shwa nziza kurusha inyama. Niba ushaka kugabanya ibiro, source ya proteine wagombye gufata ntago ari inyama, ni ibibindi. Hari ibindi, hari dodo, hari amashu, hari epinari, hari amagi, ibintu nk'ibyo. Niho hantu wagombye gukura proteine nimba ushaka kugabanya ibiro. None proteine rero zigufasha zite mu mibiri wawe? Nimba uriye proteine zituma uhaga ku buryo hagati mu munsi utaza gusonza ngo ushake ngo kujya gufata utuntu hirya no hino two kurya, ari twa tuntu dutuma ubyibuha wiyongera ibiro. Icya gatandatu, niba ushaka kugabanya ibiro mu by'ukuri ugomba gutangira kugaburira bakteri zawe zo mu mara. Uti gute? Mfite bakteri mu mara? Twese dufite bakteri mu mara. Hari amabakteri ari mu mara
akazi k'izo bagiteri ni ugucagagura ibiryo. Noneho rero hari igihe iyo urya ibintu birimo isukari nyinshi cyane, aho kugira ngo izo bagiteri zo mu mara zawe zabugenewe zigomba kubamo arizo zitoha, ahubwo izitoha ni bagiteri zindi zo ziba zishaka isukari gusa. Ni hahandi ugeraho ukumva nta mahoro ufite utari ikintu gifite isukari. Burya ntago ari wowe, ahubwo ni izo za bagiteri zo ziri mu mara zawe, zimwe wagaburiye zigakura bien ku buryo icyo zishaka ni isukari. Iyo uriye imboga ntaguhaga, no, nshaka isukari. So rero niba ushaka kugabanya sasa, kandi uko urya isukari ni nako ibiro byiyongera. Nize kuri kubyumva. So icyo ugomba gukora niba ushaka kugabanya ibiro, ugomba kuzicisha inzara izo bagiteri mbi zijya kuba mu mara iyo turya ibintu umubiri wacu mbese udakeneye. Uzicisha inzara gute rero? Utangira kurya ibimera, utangira kurya imboga nyinshi, bya bintu izo bagiteri zanga. Ari byo imboga, ibimera, ibiryo mbese bifasha umubiri wawe. Hanyuma uko birya nibwo bizatuma za bagiteri zabugenewe zawe ahubwo zikura, noneho izindi zigashiramo. Hanyuma ugatangira noneho gukunda imboga. Aho kandi mbere ubundi imboga warashakaga isukari nyinshi cyane. Rero gabanya isukari, hanyuma urya imboga nyinshi kugira ngo ugaburire bagiteri zawe zo mu mara. Ikintu cya karindwi wagombye gukora kugira ngo ugabanye ibiro ni ikihe rero? Wagombye kugabanya ingano y'ibiryo urya. Tuvuge nimba wari usanzwe urya inyama 3 cyangwa se inyama 2, zigabanye urya imwe cyangwa se inyama uyihorere pe. Noneho cyangwa se nimba wariraga ku isahane nini ukayuzuza neza, gabanyamo 2. Cyangwa se nimba ibyo ngibyo bikugora, uhindura isahane ufata agasahane gato none ujye ukuzuza. Ibi bizatuma kalori urya ku munsi zigabanuka. Noneho kalori nizigabanuka, n'ibintu umubiri wawe ubika muri forme z'ibinure bizagabanuka. Biragaragara cyane rwose, uzabirebe iyo dufite isahane nini utendinga gushyiraho ibiryo byinshi bya wuzuza isahane. Waba ufite agasahane gatoya ugashaka kukuzuza, ariko nukuzuza uriye bikeya kurusha ibyo waba wuzuze ku isahane nini. Icya 8, niba koko ushaka kugabanya ibiro, ugomba kwirinda ikintu bita stress. Muri iki gihe turimo abantu mbese bari stress, bafite ibintu byinshi bawugiyemo, nta kwishara ngo utuze. Ariko iki kintu ni ikintu ugomba gukora, kugabanya stress. Niba ufite akazi kenshi, wenda shaka utundi tuntu ukunda gukora dutuma uruhuka kugira ngo stress zigabanuke. Iyo ufite stress nyinshi cyane mu mubiri wawe, bituma umubiri wawe uproduce cyangwa se ukora hormone yitwa cortisol. Iyo cortisol rero ituma ubyibuha. Rero ntabwo dushaka ko cortisol yacu yiyongera mu mubiri, ahubwo dushaka ko iguma iri hasi kuri level yabugenewe ku mubiri wacu. So rero ushaka utuntu ukora, yaba kuganira n'abana yawe cyangwa se kwiyitaho, utuntu dutuma mbese ubwonko bwawe butuza, stress igashira. Ikintu cya 9 wagombye gukora kugira ngo ugabanye ibiro, kureka kuryagagura. Ubishatse kuvuga iki? Kuryagagura? Kuryagagura. Kwa kundi reka tuvuge mu gitondo wabyuka ufata breakfast saa 1. Nyuma y'isaha uragiye ufasha akanyobwa uraturiye. Nyuma y'indi saha ushatse ikindi kintu ufasha utubiswi uraturiye. Saa 6 zageze urarya lunch yawe. Nyuma y'isaha yageze usubiye gufata agashokora urakariye. Nyuma y'iminota 30 ufashe ikindi keke hafa. Ibyo bintu ntago ari byiza pe. Ni bya bintu byongera, nkuko kumwe twayivuze ati uha umubiri wawe ibiryo byinshi kurusha ibyo ukeneye, ukabitransformamo ibinure, noneho kajya ku mubiri wawe ukabyibuha. Nuko bigenda. Noneho rero ikintu nakubwira, wagombye kurira ku masaha. Ukavuga ati iyi ni breakfast, iyi ni lunch, iyi ni dinner. Hari abantu bakenera gufata ama snacks hagati. Nimba ugiye gufata ama snacks, wagombye guhitamo ama snacks neza. Snacks ni twa turyo urya hano hirya no hino bigatuma uryagagura. Rero nujya no kuduhitamo, niwumva pe udukeneye, ntugahitamo shokora, uhitamo popcorn. Ahubwo ushobora gufata fruit cyangwa se ukaba wafata
nka kokombure ibintu Yego. nk'ibyo biba bifite kalori nkeya ntabwo bizatuma ubyibuha. hanyuma icya 10 tumaze kubabwira 90%, tugiye kubabwira 10% rya nyuma ni ugukora siporo. Gukora siporo kuri gahunda, tuvuga ukavuga ati nzajya nkora siporo ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu, hanyuma ukabikurikiza buri cyumweru. Bizafasha umubiri wawe murazabimenyera, hanyuma bigufashe kugabanya ibiro. Murakoze cyane rero, ni ibyo ngibyo twari tubafitiye no munsi kubirebanye no kugabanya ibiro. Murebe video z'ubushize niba ushaka kwiga kumenya uko wagira amaso y'umweru nuko wakira ibiheri. Rwose ibintu twabasharinze bizabafasha. Mwibuke gusubscribinga, mwibuke no kudufollowinga kuri Instagram yacu. Hanyuma nimba mufite ibibazo cyangwa ibitekerezo mwabisiga hano hasi muri comment, turasubiza kandi musharinge zino video n'inshuti zanyu, ntitubyihererane rwose. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye. Birizwa kureka kurya. Subiramo bitazakwiye. Bitaza kutugora kwediti. Okay, twagiye. Ready? Okay. Okay. Ukore guseka. Ntabwo tubabujije kureka ibi bintu burundu. No, that doesn't make sense. Uvuze kurya ibi bintu burundu Nyine ntabwo tubibabujije. What? Ntabwo tubabujije. Ntabwo tubabujije Kurya ibi bintu burundu. Ntabwo tubabujije burundu kurya ibi bintu. Ya sukari y'indenga. Ikintu nta no guseka. Inkeya noneho zigabanye. Oh my gosh. I thought I was gonna nail this. Okay, karashize. Focus.